oya ahubwo turakuboha tukudadire tubagushyire ariko nukuri ntituri bukwice yego bamubohesha imigozi Imana ikigufiteho umugambi mama nta kintu cyaguhitana Imana ikigufiteho umugambi bakugambanira ariko ntupfe Imana ihabwa icyubahiro ngo baramuzamura bamaze kumuzamura baramuzirika baramudanangira girira neza akababohora ibyo bababohesheje akababohora agahinda akababohora akabaha amahoro yo mu mutima mukagenda mwumva munezerewe mukagenda mwumva mufite amahoro yo mu mutima kuko aricyo cyambere umuntu yarya neza umuntu akagenda mu modoka nziza umuntu akarara muri etaje ariko pasite nta mahoro yo mu mutima afite nta kintu byaba bimaze kuba waba uriho ugenda urya unywa ufite amafaranga ariko nta mahoro yo mu mutima ufite bandi bakazana biroci wowe bakazana amazeru ukeneye umusaya w'indogobe wakwicira ubu burwayi umaranye igihe kirekire ukeneye umusaya w'indogobe wakwicira ubwo bugumba ukeneye umusaya w'indogobe wakwicira ubwo bukene ukeneye umusaya w'indogobe na wiri bini fodora imando ya siremora Yesu mwiza abantu benshi bajugunya amasengesho abantu benshi bajugunya umusaya w'indogobe abantu benshi bataye icyo bamenye abantu benshi bavuye kuri Kristo ariko data wa twese ni umunyembaraga ariko Yesu ni umunyembabazi nyinshi mureka dusenga Imana mureka twaguta icyo twamenye ngo kubera ko insengero zifunzwe ngo niturangiza duta icyo twamenye Imana ishimwe tubashimire mwebwe mwese abadukurikirana mu mwanya nk'uyu nguyu w'ijambo ry'Imana reka nkubwire wowe wahisemo kubana natwe ngo nukuri ukore subscribe kandi ujye unakora like share na comment dukenera cyane commentaire zanyu ku biganiro tubaha cyangwa se inyigisho tubasangiza rero ni muri ubwo buryo nkubwiye ngo nukuri ujye ubikora kandi bizajya bituma natwe tugusabira umugisha tubonera kubwira ababikoze ngo Imana bamugisha nawe utarabikora ugira umwete wo kubikora nkuko mubibona rero dufite umugisha wo kuba turi kumwe n'umutumirwa ariko mbere yuko tumwakira ngo adusuze reka mbanze mbwire wowe uri mu bibazo mu bihe bikomeye bitandukanye nkubwire ngo humura komera ijuru riragukunda abantu nabo batakugirira icyo bakwitaho cyangwa bagukorera ariko ijuru ryo riragukunda rero nagira nkubwire ngo nge turi kumwe ni Pastor Moise uhotistinze iki kiganiro Claudie karame ndabibona yuko rwose uragaragara neza imbere ya kamera amen kandi tukuzi nk'umukozi w'Imana Imana ndabizi neza ko yakuzanye kubera impamvu kandi iyo mpamvu niyo dukeneye ko abantu b'Imana babona nagira ngo rero usuza abadukurikiye bose tumara kubasuza ubundi tuganire ijambo ry'Imana yego abantu mwese mudukurikiye ndabashuhuje amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye mwese mwe mudahwema gukurikira ibyigisho byacu mudahwema gukurikira ibiganiro byacu shuhuje abari mu Rwanda rwagati shuhuje abaturanyi bacu abari muri Uganda inshuti zacu z'abarundi abagande abari muri Australia abarundi rwose bakunda cyane murabizi Imana data wa twese bampera umugisha abadespora namwe Imana ibampera umugisha murabizi mbakunda cyane namwe mbahozaho umutima ingabo z'igihugu namwe ndabakunda cyane namwe mbahoza ku mutima Imana ijye ibampera umugisha mwinshi abaganga mwese aho muherereye muri kwita ku barwayi namwe ndabashuhuje amahoro y'Imana abane namwe abarimu mwese namwe muba muri kutwitera ku bana mubaha ubumenyi no kumenya no gusobanukirwa namwe ndabakunda cyane kubwo umwuga wanyu ndabubaha namwe amahoro y'Imana abane namwe ushobora kuba uje ariko bwa mbere kuri izi televiziyo ndabona ari televiziyo zirenze 1 2 3 4 5 ariko waza ariko bwa mbere ukaba aribwo umbonye ndi umubyeyi nitwa yamfashije Claudina mbarizwa mu itorero rya Revelation Kagugu ndi umukristo nkunda Imana n'abantu b'Imana ibindi Yesu aduhana umugisha nkaba nkunda kugaragara cyangwa kuboneka kuri chaîne ya Yesu ari ku Ngoma TV ninjye nyiri iyo chaîne rero Yesu aduhana umugisha
namwe Imana ibaha umugisha mwe mwemeye ko tuza kuganira uyu munsi wa none. Pastor, Imana iguha umugisha. murakoze cyane. Yego. Claudie, tuguhaye ikaze na bene data bose turi kumwe, turanezerewe. Hanyuma reka ngusengera Imana kugira ngo Amen. winjire rwose nta biranteka. Yego. Mana y'imbaraga, Mana nyir'ubuntu, Yes. kandi Mana nyir'ubutware. Turagushimiye ko uduhaye uyu mwanya. Turi kumwe n'abana bawe bagiye gutega amatwi icyo uvugana nabo. Turi kumwe kandi n'umuja we Claudine. Turamusengeye kugira ngo akore akoreshejwe nawe, kandi avuge avugishijwe nawe, bityo ijambo ryawe rigira imbaraga n'ububasha mu mitima y'abantu bose barikurikira. Dusengeye cyane abazumvira ijambo rizagira aho ribakora n'andi ribageze. Kandi umuja wawe uyu mwanya nahinduka umuyoboro rwose utuma abantu bawe bahura n'icyo bashakaho muri iki gihe. Mwuka w'Imana mubeho cyane, amutindeho kandi amukoresha iby'ubutwari kubw'izina rya Yesu. Amen. Amen. Claudie, Karame. muzeho kuri umuhanuzi, uzeho nk'umubyeyi ufite inararibonye, Yego. ufite ubuhamya, umwuka w'Imana yaguhaye iki? Abantu b'Imana bahe icyo umwuka yaguhaye, nicyo dukeneye. Karibu. Imana ishimwe. Reka umusomyi mwiza wa Bibiliya tudatinze fashe gusoma, dusomere mu gitabo cy'Abacamanza, niho tugiye kujya. Abacamanza Ibice byawe ni 15. Yego. Uhere ku murongo waho. Ni inkuru ndende ariko ndazisobanuraho nihuse, ntago ndi bugarambire. Abacamanza Ibice 15, umpere ku murongo wa 13 ungereze ku murongo wa 20. Abacamanza 15 umurongo ni wa 15. Ibice ni bingahe? Ibice ni 15. Umurongo ni wa 13 kugeza kuri 20. Yego. Abacamanza ibice 15 umurongo wa 13 kugeza kuri 20. aravuze ngo baramusubiza bati oya, ibiri. Bamuzamukana bamukuye muri icyo gitare. Ageze i Lehi, Abafilisitiya bamusanganiza urusaku, maze umwuka w'Uwiteka amuzaho cyane. Imigozi yari imudadiye amaboko ihinduka nk'imigwegwe ishiririye. Yego. Bimuhambiriye biradohoka, bimuva ku maboko. Nuko abona igufa ry'urwasaya ry'umusaya w'indogobe ararisingira, aryicisha abantu 1000. Pastor, ntiwaburekeye aha nkasobanura agace kugira ngo abantu baze kumva ijambo ry'Imana. Noneho kandi gace guhera kuri 17 kugera kuri 20 nako kaza kukansomera. Rwose. Shaka ko abantu tugiye kuganira bagiye kudukurikira. Buriya naho ntabwo Yesu yazanywe n'abantu benshi, ahubwo yazanywe nawe wowe ugiye gukurikira iki cyigisho, wowe ugiye kucyumva iki cyigisho. Yazanywe n'umuntu ku giti cyiwe, yazanywe na Claudine ku giti cyiwe. Ntabwo Yesu yazanywe n'uruvunge rw'abantu. Mushobora guterana muri 5 cyangwa muri 20, ariko Yesu ari gushakamo umuntu umwe wenyine gusa. Amen. Niyo mpamvu nakubwira ngo iki cyigisho ndabizi cyakurikirana n'abantu benshi. Yego. Abari mu Rwanda rwagati, abatuye hanze y'igihugu, abadiaspora, ndabizi muragikurikirana. Ariko nukurikirana icyigisho jya wumva, ntukajye ureba njyewe uri kuvuga, ahubwo ujye ukurikira amagambo. Wanahindukira ukifatira Bibiliya ugasoma aya magambo ari muri iki gitabo. Aya magambo niyo yakubera inkomezi, aya magambo niyo yahindura ubuzima bwawe, akaguha ubuzima, akaguha imibereho. Niyo mpamvu nari mbanje kukubwira aya magambo. Dusomye amagambo mu gitabo cy'Abacamanza. Yego. Izi nkuru rero ndazikunda cyane z'uyu mugabo. Uyu mugabo ni umugabo bita Samusoni. Barangije ngo uyu mugabo Bibiliya ivuze ngo iki? Ngo baramusumira, ngo baramusubiza bati oya, ahubwo turakuboha tukudadire, ngo niturangiza tubagushyire. Yego.
barangije ngo baramufashe. Aba ni abafilisitiya bari bafashe Samusoni, barangije ngo baramusumira. Bamaze kumusumira ngo baramufata, ariko baramubwira ngo ntago bari bumwice. Oya, wowe udukurikiye, hari ibintu byagufashe uragenda, abantu bakakubona ugenda, ntabwo byigeze bikwica, kubera yuko hari umugambi w'Imana ikigufiteho. Ntabwo ibyo byagufashe cyangwa byakuziritse, ibyo byakwica. Imana ishimwe. Ngo bamaze kumusumira abafilisitiya, barangije ngo abafilisitiya ngo baramufata, ngo barangije ngo bamukura ngo muri icyo gitare. Imana ishimwe. Imana ingira abantu ikura mu gitare. Hari abantu basa nkaho bubarayeho n'igitare, ariko kubera ijambo ry'Imana tugiye kumva, Yesu agira abantu akura mu gitare. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo bamaze kumusumira, ngo barangije ngo baramufata, ngo baramuzirika, bamuzirikisha ngo imigozi y'imigwegwe. Barangije ngo baramufata, bamubohesha imigozi y'imigwego. Samusoni, ntabwo nzi ngo wowe bakubohesheje imigozi imeze ite, ntabwo nzi ngo bakubohesheje iminyururu imeze gute, ariko ngutangariza itangazo, nuko Uwiteka aje kukubohora, nuko Uwiteka aje kukugirira neza. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo bamaze kumuboha, baramudanangira, ngo barangije ngo baramufata, ngo barangije ngo baramuzamura abafilisitiya, baramujyana. Bamaze kumujyana ngo bari bagiye kumwica, ariko kubera ko Imana yari imufiteho umugambi, ntabwo byari kwemera. Bamaze kumudanangira, bari bazi ko babikoze byarangiye. Oya, ntabwo nzi ahantu wadanangiriwe, ntabwo nzi ibintu bakuzirikishije, ntabwo nzi niba barakuziritse amaboko n'amaguru. Oya, ntabwo mbizi, ariko ngo umwuka w'Uwiteka tarawiri bini fodraimande yasiremora, ngo umwuka w'Uwiteka wongera kuza kuri uyu mugabo Samusoni, ngo ibintu byari bimuboshye ngo birangije ngo biradohoka. Imana ihabwe icyubahiro. Muntu udukurikiranye, musabiye umwuka w'Uwiteka, uyu mwuka uyu munsi ukuzeho, byari bikuboshye bidohoke. Imana ishimwe. Ibintu byari biboshye amaboko yawe ntabwo yakiraga, ibiganza byawe ntabwo byafataga ngo biremeshe, wadepozaga nk'abandi ariko bikanga. Ariko Imana ivuganye nanjye ngo ibintu byari bikuboshye bidohoke mu izina rya Yesu Kristo. Iyi minyururu yari ikuboshye uyu munsi wa none wongera ubohoke. Ngiyi migwego irangije ngiraturagurika, ngimera nk'ishiririye. Nari mvuze ngo ibintu bikuboshye byongera bituragurike. Tarawiri bini fodraimande yasiremora. Ibintu biboshye ubuzima bwawe, ibintu bikuboshye wa mukobwa we, ufite inzingo zari zikuboshye, zatumaga udatambuka, zatumaga udashaka, zatumaga utubaka. Ndavuze kakanya ngo nubohoke. Ndavuze ngo umaze igihe ku gisasiro, Uwiteka nakugarukeho, uyu mwuka w'Imana yongera kumanukeho, akubohore mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe. Amen. Ngo umwuka w'Uwiteka arangije ngaza kuri uyu mugabo. Oya, umwuka w'Uwiteka aze ku mugabo udukurikiranye, wa wundi wabonaga ko byanze, wa wundi wabonaga ko byamucanze, umwe wabonaga ko keredi zabaye nyinshi, umwe wabonaga ko amadeni yabaye menshi. Uyu mwuka w'Uwiteka naza ku buzima bwawe, arabirangiza, arasiga ibintu byose bitaraguritse ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Amen. Umwuka w'Uwiteka ngarangije aza kuri uyu mugabo, amuzaho cyane. Umwuka w'Uwiteka icyama uyu munsi wa none akabazaho, akabatindaho, byose ni zeru. Ariko nakwifuriza yuko uyu mwuka w'Uwiteka yakuzaho. Umwuka w'Uwiteka amaze kumuzaho, ngo nuko Samusoni aravuga ati, erega umusaya w'indogobe. Mbese umwuka w'Uwiteka amaze kumuzaho, umwereka ngo umusaya w'indogobe. Cyangwa Imana ikakwereka uyu musaya w'indogobe. Bati cyangwa Imana ikakwereka uyu musaya w'indogobe. Abantu muri iyi minsi batakaje umusaya w'indogobe. Uyu musaya w'indogobe ni isengesho. Ngo arangije ngo umwuka w'Uwiteka amaze kumuzaho, ngo abona uyu musaya w'indogobe. Uyu musaya w'indogobe ngo arawusingira, ngo amaze kuwusingira ngo awicisha abantu 1000. Imana ishimwe. Uyu musaya w'indogobe mama urawukeneye muri iyi minsi. Ukeneye umusaya w'indogobe wagusingiriza, ukakumenagurira ibyari bikuzengereje, ibyari bikubangamiye, ibyari bikuruhije. Waba uruhijwe n'urubyaro, ukeneye umusaya w'indogobe
ukeneye umusaya w'indogobe Mana ishimwe umusaya ukeneye umusaya w'indogobe ubuzima bwawe burimo bwose uko waba uri kose uko waba umeze kose ukeneye Imana ubuzima waba urimo bwose waba wicaye mu ndege waba uri kugenda mu modoka waba uri wicaye muri vewuti waba wicaye muri karina waba wicaye muri vigo ukeneye ubuntu bw'Imana ukeneye Imana mama ukeneye umusaya w'indogobe uyu musaya w'indogobe wawicisha amadeni uyu musaya w'indogobe wawicisha ubwenge buke abana baragenda bakajya kwiga wagusohora muri iyo keredi ukeneye umusaya w'indogobe wagusohora mu madeni ukeneye umusaya w'indogobe uyu musaya ni isengesho rijya rizamuka rikagera ku Uwiteka Imana ngo rigakomanga rishaka kureba Imana etana will be for the diamond yasire mora erebo dotayini miniyasi Imana ishimwe uyu musaya w'indogobe oya umuririmbyi yararirimbye ngo umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ushaka kureba Imana ngo ugakomanga urugi Yesu we icyamu ugashaka umutima wawe uyu munsi kureba Imana ugaharanira gushaka Imana ugaharanira kureba ineza y'Imana Imana ikakwiyereka Imana ikakugirira neza kubera yuko Imana iragushaka mama Imana iragukeneye ubuzima bwose waba urimo Imana iragukeneye wa mukobwa we ubuzima bwose waba urimo Imana iragukeneye wa mugabo we ubuzima bwose waba urimo Imana iragukeneye yewe Imana irabakeneye oya nimusenge oya mwicike intege nimwongere musenge mwongere mutakambira Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ihabwe icyubahiro oya uyu musaya w'indogobe pasiteri arawushaka uyu musaya w'indogobe umubyeyi arawushaka uyu musaya w'indogobe umudiyakoni arawushaka uyu musaya w'indogobe umuririmbyi arawushaka ubuze urubyaro arawushaka ubuze uko agira arawushaka yemerera Yesu mwiza abantu bawe Kristo mwuka wawe yongera bazeho basingira umusaya w'indogobe kubera yuko uri Uwiteka kubera yuko uri umurengezi Imana ishimwe Mana ushimwe Mana ushyirwa hejuru kubera yuko hari ibyo ugiye kurema kubera yuko hari icyo ugiye gukora mu bwoko bwawe mu badutumbiriye mu baduteze amatwi hari icyo ugiye kurema hari icyo ugiye gukora hari abo uje guturaguritsa byari bibaziritse ukabituraguritsa bigashirira nk'imigwegwe Imana ihabwe icyubahiro Imana ishimwe reka dukomeze hasi ongera udusomera 17 twumve uko havuga nabwe ngo ntabwo mbatindira ariko uwo kubwirwa buri aba yabwiwe n'uwo kumva abayumvise umurongo wa 17 15 umurongo wa 17 yego aravuze ngo 17 ngo nuko amaze kuvuga atyo ngo nuko amaze kuvuga atyo wone Samusoni ngo arangije ngajugunya umusaya wari mu ntoki ze kandi aho hantu hitwa Iramatirehe mbabarira uburacyo aho ngaho dushyiremo akatemo abantu babyumve neza ngo kandi uyu Samusoni ngo amaze kuvuga atyo amaze gusenga amaze gusatira wa musaya w'indogobe amaze kuwicisha amadeni avuyeho za keredi zivuyeho abona ari kurya bikemera abona ari kwambara bikemera abona ari kugenda muri vewuti bikemera arangije ngajugunya umusaya ari rya sengesho arangije ngajugunya isengesho abona amaze gutwita bikemera nyuma y'imyaka 5 nyuma y'imyaka 10 abona avuye mu kagara ahagurutse abona avuye ku gisasiro arangije ngajugunya umusaya w'indogobe arawujugunya arangije ngajugunya isengesho ayiwe abantu benshi abakobwa bataye umusaya w'indogobe abakobwa bataye isengesho basenze bataye Imana bataye intwaro barwanishije
baratsinda babona akazi ariko intwaro barayitaye. Imana ihabwa icyubahiro. Barangije ngo barawujugunya. Samusoni arangije yirengagiza Imana yamukuye muri Egiputa, yamukuye i Lodebahi. Arangije ngo afata umusaya yatsindishije aho yatsindiye. Arangije bariho arajugunya umusaya. Abantu benshi bajugunya umusaya. Nari mbabwiye ngo nimukomeze icyo mwamenye mugikomeze, kubera yuko Kristo arabashaka, Kristo arabakeneye. Ntabwo ari igihe cyo gucika intege mama, ntabwo ari igihe cyo gucika intege papa, ntabwo ari igihe cyo gucika intege mushumba, ntabwo ari igihe cyo gucika intege muririmbyi, ntabwo ari igihe cyo kugwa, ahubwo ni igihe cyo gukomeza. Mana ishimwe, Mana ihabwa icyubahiro. Ni igihe cyo gukomeza, ntabwo ari igihe Yesu Kristo arawiri bini kadrayi Mando yasiremora erebo Bataye n'imiyase. Ntabwo ari igihe cyo gucogora, ni igihe cyo gukomeza icyo wamenye. Dusomere hasi yaho ku murongo wa 18. 18 agumwuma cyane. Ndarangije ngagumwuma cyane. Takambira Uwiteka. Ndarangije ngatakambira Uwiteka. Aramubwira ati ngarangije aramubwira ati wadukirishije ukuboko k'umugaragu wawe none inyota iranyica ngo mu maboko y'abantu batakebwe usoreshaho we. Imana ihabwa icyubahiro. Mwarangije ngarongera aragaruka ngo atakambira Uwiteka akijugunya uyu musaya. Ngarangije ngagumwuma, abantu benshi baguye umwuma, ariko Yesu yiteguye kuguhembura. Umwuka w'Uwiteka niyongera kukuzaho, umwuka w'Uwiteka niyongera kukugarukaho, niwongera gutakambira Uwiteka arongera guhembure, arongera kuvomerere, urongera uhembuke wa mupasiteri we, urongera uhembuke. Ngabwira Uwiteka wemeye yuko ngwa mu maboko y'abantu batakebwe. Barashima. Wemeye yuko ngwa mu maboko y'Abafilisitiya, wemeye yuko ngwa muri ibi byaha. Oya, ntabwo bikwiye wa mukobwa we, ntabwo bikwiye wa mumama we, ntabwo bikwiye wa musore we, ntabwo bikwiye pastor, ntabwo bikwiye wa muririmbyi we. Oya, ntabwo bikwiye yuko wagumwuma ngugwe mu Bafilisitiya. Ntabwo bikwiye ko wagwa mu maboko y'abantu batakebwe, ntabwo bikwiye ko wagwa mu maboko y'Abafilisitiya. Arangije ngo atakambira Imana. Imana ijya yumva gusenga. Iyo uyitakambiye Imana ijya yumva gusenga. Imana iyo uyigarukiye ijya yumva gusenga. Ko bayitakambiye, ko abantu bayigarukiye, Imana Data wa twese yongera itwumvire. Turinde kugwa mu maboko y'abantu batakebwe, turinde kugwa mu maboko byaba bibabaje. Mukobwa wararirimbye warahanuye ukagwa mu maboko y'abatarakebwe, byaba bibabaje, byaba biteye agahinda, ariko Uwiteka avuganye nanjye ngo yiteguye kukugirira neza kubera yuko umugarukiye. Dusomere hepfo yaho turi kugana ku musozi. Ariko Imana ngirangije ngimufukurira kariba ngirehe ngamazi yongera kududubisa, nuko maze kunywa warangije ngo umutima usubira mu nda. Imana ishimwe. Imana yiteguye kuza guhembura abantu bemeye kugarukira Imana. Imana yiteguye kubahembura. Imana yiteguye kubafukurira irindi riba. Wareba ukabona iriba ryawe ryarakamwe. Umunsi umwe umugabo witwa Eliya iriba ryarakamye ryitwa Kereti, ngo ariko Imana itagicirwa kibera ngo imufukurira Sarefati. Imana ishimwe. Imana igifukurira irindi riba mama. Uri kureba ukabona iriba ryaratobamye, uri kureba ukabona iriba ryarasibamye. Oya, uri kureba oya, umushumba wubashye Imana ari kureba akabona akariba karasibamye, ariko Imana ivuganye nanjye akije gufukura andi mariba. Imana ishimwe.
Imana yavuganye nanjye ko harandi mariba Imana ize gufukura. Oya nubwo bimeze gutyo, muririmbyi yararirimbye aravuga ngo nubwo bitameze neza none n'ejo bikagenda, nta bwoba bw'ibihe ku bantu biringiye Kristo. Uwiteka yavuganye nanjye yuko aje kubafukurira iriba ryo kongera kunyweraho kandi bagashira inyota. Imana imufukurira iriba, maze kumufukurira iriba ngo umutima urongera ngo usubira mu gitereko. Oya hari abantu imitima yari yamaze kuva mu gitereko, hari abantu imitima yari yamaze kuva mu gitereko, ariko Uwiteka avuganye nanjye ko iyi mitima yisubije mu gitereko. Tana will be for the right man the sire. Imana isubije iyi mitima mu gitereko, Imana isubije iyi mitima mu gitereko. Imana hari ikintu ikoze, Imana hari ikintu iremye kubera yuko ifukuye iriba. Amina. Kandi iriba Imana ifukuye, nta muntu uzarinyweraho uzagira umwuka, nta muntu uzarinyweraho umutima uzahagarara. Oya Imana ije guhembura abantu. Aba bantu ni abantu ki? Aba bantu ni abantu biringiye Imana, aba bantu ni abantu bubashye Imana, aba bantu ni abantu bakoreye Imana mu kuri no mu mwuka. Umva nubwo bimeze gutyo, oya witega ubwoba ngo uvuga ngo nta mwuka w'Imana ukiri mu bantu, ngo uvuga ngo umwuka w'Imana wavuye mu bantu. Umwuka w'Imana urahari. Hari ba Dawidi Imana iri gutegura bakiri iyo ngiyo inyuma mu ishyamba. Abo ngabo bazaza gukora kandi bakorere mu gihe cyabo. Aba ba Dawidi barahari. Imana izabakura mu ishyamba baze gukorera mu gihe cyabo, kubera yuko Imana ni Imana. Ntabwo Imana ntabwo yabyemera ibi. Abana b'abantu turabireba ariko tukabona biteye ubwoba, ariko ku Mana iracyari gucura, iri gucura abo ba Dawidi. Nubwo twe tureba tukabona biteye ubwoba, ariko nta bwoba bw'ibihe ku bantu biringiye Kristo. Uwiteka abyibereyemo, Uwiteka ari mu kazi, Uwiteka aje gukora icy'ingenzi, Uwiteka aje gukora icy'ingenzi. Imana ihabwa icyubahiro. Imana imaze iminsi imbwira ikintu gikomeye. Imana narayibajije ngo Mana kubera iki insengero ziri gufungwa aka kagenda? Imana irambwira ngo iyo ubwayo yibereye mu kazi, yibereye mu kazi. Hari ba Dawidi ikiri gutereninga, hari abantu Imana ikiri gucura igomba gukoresha. Hari abantu Imana iri gutegura, iri kwigizayo ibidafite umumaro, iri gukura mu nzira ibidafite umumaro bibangamye. Nimara kubikura mu nzira, Imana ije gutegura. Nararyamye umunsi umwe ngira iyerekwa turi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mbona ndi ku musozi, ariko uwo musozi nkabona ndi nko ku musozi wa Kampala, uriya musozi basengeraho. Uyu musozi mbona nkuhagazeho, ariko ngira ngo ndi mu gihugu cya Uganda, niho ndi gusengera kuri Purawumeteni, ngira ngo niho ndi gusengera. Ndangije mbona ndi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo Imana yonyine irimanukiye. Nubwo abantu babona imisozi bayifunze, iyo ubwayo yigereye muri guverinoma. Mbonye hari amaboko Imana itije iki gihugu, mbona hari abantu bahagurutse baje biga ku mushinga w'ibintu by'urukerarugendo. Mbona hari umusozi utoranyijwe muri iki gihugu cyacu. Uyu musozi mbona urakorotiriwe, uyu musozi mbona barawugose, uyu musozi mbona ni umusozi wo gusuriraho, ni umusozi usa nkaho ari ibintu by'urukerarugendo, ariko uyu musozi ukitirirwa izina ry'Imana. Mbona uyu musozi ni n'umusozi wo gusengeraho, mbona uyu musozi ni umusozi wo gusengeraho. Imana irambwira ngo fata ibihe byo gusenga, ntabwo ari ibihe bitinze, nta nubwo ari ibihe birebire, ntabwo bifashe igihe kirekire. Uyu musozi Imana izanye amaboko muri iki gihugu cyacu. Hari amaboko Imana itanze muri iki gihugu, kandi amaboko akomeye. Mbona uyu musozi urateguwe, kandi uteguwe n'abantu bakomeye. Mbona uyu musozi tuwibonyeho turi abantu benshi, turi kuwusengeraho. Mbona natwe abanyamahanga baje kuri uyu musozi, baje gusengera i Rwanda. Nibuka abantu benshi bajya bavuga ngo Imana yacu iba i Rwanda, yirirwa ahandi igataha i Rwanda.
numva data wa twese aravuze ngo none hije gucumbika i Rwanda n'abanyamahanga bagiye kujya baze kuri uyu musozi, baze gusengera kuri uyu musozi, abantu batuye mu bihugu bitandukanye baze bacumbike kuri uyu musozi, dusenge duhamagara Imana. Oya mwicika intege, mwijugunye urwasaya, mwijugunye isengesho mwamenye, ahubwo nimugumize mwogeze ibihe byo gusenga, nimugumize mwogeze ibihe byo gusenga, muhamagara Imana. Ube umwe, mube babiri, mube batatu, murebe ikintu Imana igiye gukorera muri iki gihugu cyacu, murebe ikintu Imana igiye gukora. Imana igiye gukora iby'imbaraga, nubwo mureba mukabona biteye ubwoba, mukabona inzara, mukabona ibyo byose. Oya no muri kovide twarariye, abantu bizeye Imana twabayeho, twarariye, twaranyweye, tubaho neza. Oya witerwa ubwoba niba uri kubona Imana ije guhindura ibihe, Imana ije kuduha kugubwa neza, Imana ije kuduhembura, Imana ije kutwambika imbaraga, Imana ije kudukomereza amaboko. Mwigaragara nk'abatagaragara, ahubwo nimugaragare mu maso y'Imana. Imana izitugirire neza, mwicike intege, Imana iziduhembure, Imana ize yongere ivugurure, Imana ize yongere yubake bya bindi byari byasenyutse, yongere ibyubake. Bimwe mwabonaga ko byarangiye bidafite ishusho, bidafite forome, oya mwikwishima. Abantu benshi bamwe njya mbabona bishimye ngo insengero barazifunze, ariko naho zafungwa ntabwo bafunze urwo mu mutima. Abishima nabo bafite urwoshyo rwa Satani, n'urwoshyo rwa Satani, ni imbaraga z'abadayimoni, urumva, bya buri munsi, kandi abo ngabo bararibuze ariko cyane rwose. Ariko navuga ngo twebwe dufite icyo twamenye, mureke dusenga Imana, duhurize hamwe. Abantu bakigikiye muze kubyandika muri comment, shaka ko dusenga. Abantu bashaka ko dusenga, tugasengera igihugu cyacu nacyo kikazamo ibyiza, Imana ikatugirira neza, Imana ikadukomereza amaboko. Byiza byo gusenga bikagaruka mu gihugu cyacu, Imana ikagumiza igatura mu gihugu cyacu, Imana ikagumiza ikahabamba amahema, ikatubambira amahema ku bayobozi bacu. Mana we turakwinginze ukora iby'imbaraga. Turagushimiye Kristo. Ndashoje, ndumva shoje. Banza ubahe nimero kugira ngo usengere. Ndumva shoje. Nimero ni 0783 70 275. Wanasimbuka ukajya kuri Yesu ari ku Ngoma TV, ugakora subscribe, aribwo bwa mbere uje, ugakora share na comment. Imana ikaduhana umugisha. Reka dusenga Imana. Mana data wa twese, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, Imana nyamana, Imana nyagora ku ngoma, uri hejuru y'ibintu byose, uri Imana igifata ijambo abantu bakabura ijambo. Sengeye ubwoko bwawe Kristo, baha imbaraga zo gukomeza Mana icyo bamenye, kandi abasa nkaho baboshye ubabohore Mana, ibi biziriko bibaboshye ubituraguritse, ubishiririze nk'imigwegwe ishiririje, kandi aba baguye umwuma wongera umwuka wawe ubagarukeho, batakambira Uwiteka, wongera ubafukurire iriba, fukurire iriba ababyeyi, ufukurire iriba ababyeyi, ufukurire iriba abagabo, ufukurire iriba muri iki gihugu cyacu, ufukurire iriba Kristo. Ndakwinginze wongere udufukurire iriba, Umana wongere utuzenguruke, wongere utugote, udushingire igiti cyo kunesha. Mana ibendera ry'ubutsinzi turikeneye mu gihugu cyacu, mu izina rya Yesu Kristo. Dukeneye ko wadutsindishiriza, dukeneye ko waturwanirira, dukeneye ko watubera amaso, dukeneye ko watuzenguruka kandi ukadukomeza. Mwuka w'Uwiteka, musabiye abantu bose bagiye gukurikira iki cyigisho, imbaraga z'Imana n'imbabazi z'Imana zigaze ku muntu wese ugiye gukurikirana Mana iki cyigisho kuri izi sheni zose. Mana iki cyigisho kigiye gutambuka, ubu butumwa bugere ku isi yose bwamamare, kandi bugende uhindure barwayi, bubahindure, baguye umwuma Mana ubahembure, ubamara umwuma, bafite imitima ihagaze, imitima wongere Mana yitereke mu gitereko, mu izina rya Yesu Kristo. Bari bananijwe n'ubukene, bari bananijwe n'agahinda, bari bananijwe n'ubukode, Mana ubarengere, utabara ubwoko bwawe, kubera yuko uri Kristo, kubera yuko uri umubyeyi kandi uri umurengezi mwiza. Turagushimiye Kristo, turaguhimbaje kuko uri se w'umwami wacu Yesu Kristo. Izina rye rishimwe kandi rishyirwe hejuru, ni mu izina rya Yesu Kristo bisenze nizeye, amen. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha, ibiganiro byacu nakagaruka. Imana amen. Kandi nitukurarika uzongera ugaruka. Yego.